Anje binzobe dufatanyije urugendo. Abatagije kugira umwana. Ai, akabazo kamatsiko ubundi mfite. Ko wateretanye no muhungu Ntabwo namute twateretanye kandi narahise mukatira kubera inzobe ye nukura aragenda sinongera kumutekerezaho. Ibaze ibyo sibyo none nakabimenyerega kera twaritondaga. Kera. Buse tugene ikireje ufite nk'imyaka nka 30 ingahe? 35. Ufite umugabo? Oya. Yesu we. Ubu nyine mbwire ubundi aho ngubu inzobe mubayeho tubayeho neza nta kibazo muri yo mugihe uzi ukuntu tubifiringa turabifiringa ku izina ry'Imana ariko simbivuze ngo wumva ari joke ubundi njye nahise ko abahungu b'inzobe pe ntacyo mfata. Okay, murakoze cyane reka twakire abatumirwa muri Ram TV bakirita twatuze n'umutumirwa muri sinema nyarwanda tugiye kwakira muri sinema muri Ram Films. Okay, Rita karibu wakire umutumirwa. Numiwe nyine ubarabuza ahantu mbere. Hello guys, nongeye kubasuhuza abakunzi ba Ram TV, tubahaye ikaze na karibu mwiyumvemo ituze. Nkuko bisanzwe rero ni Rita wa mukobwa wanze ubunebwa, hari ubunebwa kahatereka igikorwa cyo gukora umunwa. Yes. Rero nagarutse ariko none nagarutse ntari ngiye nyine ndi kumwe na Kazungu muri buze kumenya izina rye. Nakwihaye wihangane ariko n'ubwa mbere nicaranye n'umuhungu w'inzobe kuva navuka tugiye kugirana ikiganiro. So rero nababwira ko mugomba kuba muhari. Ubundi zinzi nyine ntago ziki iki kiganiro kiri kurangira amahoro. So rero uyu nguyu umwe mu bantu turi kumwe muri timu y'abakinnyi ba filimi, nifuje ko nawe tuhagerana cyane ko muri iyi minsi turi kubashishikariza kuba hafi yacu kuko tugiye gusohora filimi y'umuriro. So rero ntago na zuyaza kuri role model w'abantu b'inzobe turakwakiriye. Murakoze cyane. Witwa ndese Kazungu nkuko nabivuze. Kazungu nuko ndi inzobe se? Umva uri inzobe bikabije. Iyo nzobe yawe Imana yimpaye. Yego ye. Dukomeze ikiganiro. Ubu se wazize iki? Nanjye ndibaza ni iki ndi kuzira. Ase muri make haja ngo murashaka kumenya. Witwa nde? Abanyita Mr. Bogari, Mr. Beautiful Day. Hey! Sinabwiye ngo biri burangira amahoro ngo yitwa Mr. Beautiful Day. Usike bisobanuye? Oya. Indabyo. Hey! Uburururabo. Rutuye ku nyanja. Aha. Icyo nzi cyo hano nta nyanja ihari. Uraza kujya he? Kujya hano muri Kigali se? Ajya Muhazi siri hafi. Muhazi kuri Muhazi. Gombo nusa neza se? Urakoze. Cyara neza ko muri no misaro umuntu kukwitaho. Ariko se ko numva abantu bose mwanyihaye. Rero reka mubwire. Ntabwo nge nakiyitaho muri make sa neza ari uko hari uri kunyitaho. Ko ndebe. Isi cyo nshatse kuvuga. Ngamajini yahiye. Nta makuru aragira. Cyaro wagira ngo uri kunywa amata gusa. Ni baranzi. Ni mwango ya mata mumeze neza. Yego. Yenchiko yi. Nyine muri iyi minsi umudayimoni yarapfuye. Hari wakuzongaga. Hari umudayimoni, hari umurozi wanjye warunzengereje. Bese bishatse kuvuga ko wanyu ba Babyloni we. Sinabikubwiye ko tutari burangiza amahoro uri kunondagira kandi ngenzi ko
oya reka umangara are ubu se kubera ko ndi umwe mu bakobwa bimenye turi nditinyuka mbese ubwo tuvuge ngo warifashe uritereka nariteretse neza nditononzora ukundeba wambonye cyane nakubonye urasa neza urakoze ndagahamba umunyu mu nyama ase umwana noneho mana mbabarira dukora ikiganiro so windeba cyane reba hari abashiti bawe basuhuza hello guys mumeze muteye ubasuhuza ni Mr. Bogan Mr. Beautiful Day ako ndi kumwe n'umutoto hano mutemba cyushyu umususurutsa bisabo umusanganizwa ruhimbi arasa neza pe none haguse araseka irari mu mutima rikazamuka Mr. Bogan rero twumvikana dukora ikiganiro nago naje kuba ikiganiro ariko reka ngubwire uvuze aho riri ntabwo kuba ikiganiro abayishe nyiruruko urabona nubwo nitinyutse ariko harimo akantu k'ubwoba umva rero nukomeza kunondagira nahaguruka nigendere ako none ndebera ujya he nese muri make Kigali urayibona uti ni Kigali se Kigali imeze neza imajije kunkunda nanjye narayikunze na wundi tugenekereje rero kwanza nyine hari igihe yari yaranyanze pe singeho ngo mbere yaraguhoye iki yaraguhoye iki narabuze boyfriend none namubonye wamutoraguye ese urebye nyine nazengurutse kapitali y'umujyi wa Kigali yose nsanga mukuye Nyamirambo reka mubwire nimba se namubwira ngo yarahiwe cyangwa yarahiye kandi simana ubu kuri ku nzira bimeze ntabwo ari kukuzira kamubwira urambye ngo wabonye boyfriend ese ubundi none kuki uri kuvuga ko yahiye uretse ho gato kare naje nserereza ngo abahungu b'inzobe reka tukagaruke ako kantu urakoze cyane baburetse n'injye ugiye kukakubazaho ngakambaze mana yanjye njyewe nakuze nziko nako kuva navuka nari nzi ko abahungu b'inzobe barnya mu nzu murnya mu nzu ntimurnya mu nzu aho ko se iwanyu babyaye bikara gusa amuhungu w'inzobe tugire mugira blaka mugira white oya twebwe tugira ibikara byiza bisa neza tukagira imibiri yombi nta muhungu w'inzobe twigeze tugira so rero babarira ubwire ubundi inzobe murnya mu nzu ngo zigira umwanda inzobe buriye uhereye ko mwicaranye se urabona awufite ndabona nta mwanda ufite ugiye kuba roromodo nubwo natangiye mbivuga roromodo w'abasore b'inzobe ubu ngiye kuba hayipinga mbashyire ku itasi niga mu wa gatandatu pirimeri hari umusore wanereze yaranandutaga w'inzobe yego ibanga nicyo nibagiwe noneho twakundaga kumwita akazungu iwabo ni mu majyepfo ndamushuhuje yego noneho arangije araza aranireta ndamwana rero wa muhungu we pe nyine uvuga neza umeze neza uri mwiza nta kibazo ariko inzobe yawe yo itumye ntakukunda sinjya nkunda abasore b'inzobe ndamwana rero nagushishikariza ko wajya gutereta abakobwa b'ibikara nyine simbizi bakunda abantu b'inzobe kuko njye sinkunda abahungu b'inzobe kuba ndi inzobe gusa nicyo nkoye ndamwana yes kuba uri inzobe gusa nicyo nkoye rero inshuti zacu zidukurikirana hano nizimbabarire zimbwire ndabizi neza uko bisa kose mu bantu badukurikiranye ntabwo hari buburemo abahungu b'inzobe ntimuntere amabuye ariko nyine ahubwo munsobanurire mumbabarire mumbwire mutatubeshye mw'abakobwa inshuti zacu ni mumbabarire mwebwe inzobe muzizihe iki umwanda kurya mu nzu yego kutabaseriye yes ngaho mbabarira umbwire roromodo we
Imana ishimwe yarebye ibona uyu munsi nta wundi twakorana ikiganiro irakuzana. So rero ngaho mbwira. Iramfata irantereka. Iragutereka ikuzana hano. Ubu rero wizaye. Umva rero bahungu banje binzobe dufatanyije urugendo. Abatagije kugira umwana. Ai, akabazo k'amatsiko ubundi mfite. Ko wateretanye no muhungu Ntago twateretanye kandi narahise mukatira kubera inzobe ye nukura aragenda sinongera kumutekerezaho. Ibaze ibyo sibyo none nakabimenyerega kera twaritondaga. Kera. Ubuse tugenekereje ufite nk'imyaka nka 30 ingahe? 35. Ufite umugabo? Oya. Yesu we, ubu ntushaje. Nyine urumva harabura kuzana amahembe ariko ntayo nteganya kuzana. Shawe. Uretse ko ubu babyoroheje. Basigaye babahirira ibyatsi ukagenda ukabyitotobeka nta wundi urashaje tujye tubyemera. Oya no ushatse kuvuga ko isura yanjye kuba idashaje ari uko ibyo byatsi babihirira. Ikirungu wowe ikubise ajya bacita igishahuro. Oya. Gashaba usuri kubona hari ikirungu igishahuro. Ubwo rero ngo ku muhungu w'inzobe ngo uramukatiye ngo nago wakona n'umuhungu w'inzobe ngo agira umwanda. None se uwo wabikubwiye ko banya mu nzu ni nyine n'abakobwa bagenzi banje twajyaga dukora inama iyo kugambana abahungu b'inzobe. Ubu tuvuge ko n'uburozi mwari kuzabubaro. Uretse gato. Ece. Njewe ndatanga n'umugabo. Yego. Ku basore bibika. Yego. Nago mwebwe mwajyaga muvuga ngo abahungu b'inzobe tujye tubanga ngo bari nyamunzu ngo bagira umwana. Ako rero kamubwira. Abasore bibikara n'abakobwa bibikara nago bakaraba ngo kubera ngo niko nsango urabona ngo ariko nsa. Cyangwa turabigaho. Kuko twewe turakaraba uyo wanduyeho gatoya. Bahita babona ko utakarabye. Rero ese buri umuntu wagiye kuvuga ko abahungu b'inzobe baginya mu nzu bagira umwanda batajya babaseriyeho na gake yarashingiye kuki. None se kamubaza. Yesu amara imyaka 2000 atarashaka umugore we yarashingiye kuki. Muri make nawe niyo uri kujya. Ndabona utorohewe. Ubundi ngereka mubwiye. Ese ubwo ntibaguhora iyo nzobe yawe ra? Bamora iyo nzobe. Akibaze Mr. Bogan Mr. Beautiful Day. Ibaze. Beautiful Day roro uratwikuri bariki. Yuva. Ubundi nje mvuka rimwe mu myaka y'ibihumbi. Ese tuvugisha ukuri. Wenda tubeseriyemo gato. Ufite imyaka ingahe? Ntumbeshye. Imyaka soko uretse ko imyaka ari imibare. Aratangiye kuyifatira. Imyaka ni imibare. Sikatrebe rimwe kabiri gatatu mfite nk'imyaka nka 30 urarengeje. Ndarengeje. Mfite nk'ingahe? Uretse iyo nzobe yonyine yaguhishe. Ushaka ufite ka 45. 40 sana aho bayikopa. Byose ari afite 35 turangana. Wowe uri umukecuru nese ubureka nkubaza. Abana abo mwavukiye rimwe. Ubu ngubu bafite baruje kurusha. Ntacyo bitwara. Bafite ushobora gusanga ntabyara. Abana babasize Ako hari ibintu abakobwa mwiharaje muri ino misi. Tubagaruke. Kandi nawe. Nanze iki? Twaje mu kiganiro. Twaje mu kiganiro yabaye twebwe. Numva nyine reka tujye tukababwira tuza. Reka nako tugakomoze. Ibintu mwihaye ngo byo gukora ngo kujya gusura umujene muri ghetto. Mwagera yavuga uti munsi y'igitanda mukiyahuza ibinini. Mwa muri kwiyahuza arike. Oya babyita swap. Tukora swap. Mwa mwaswapurishije. Hari igihe umuswapurisha mugaswapurisha burundu umuntu. Urabibona kuri MTN ukavuga ati ukajya nko kuri MTN ati uyu muntu ndashaka ko musiba burundu. Yego nawe waswapurishije burundu. Yanda ubose. None se atari wowe hari undi uhetse? Mbabarira na Mungu mubagurutse. We hari undi tuzanye ibiganiro tugiye kubwishiti zacu. Okay ngaho. Arega niwo bawandanye. Ikiganiro rita ubundi nge wabaye ikiganiro. Rita nyine. Ese ubu watanye ngo abahungu b'inzobe ngo tunyamunzu. Oya abo ntabwo uradusubiza. Dusubize ku bantu twari dufite icyo kibazo. Abantu mufite icyo kibazo. Abahungu b'inzobe nitwe mabogari. Wallahi. Inner lie was black wa man. Naragenze ndabona none uyu munsi. Urabona ugiye kubona urumodo neza ku imbere ya Rita. Ahubwo umva urumodo kwisi hose. Ese none kamubaza. Abazungu babayeho bate?
buriya sinanakunda n'umuzungu. Abahungu bacu ni beza. Naba njya gukunda abazungu habaye iki? Abahungu banyu. Please ikibazo abahungu banyu abazungu. Nakunda wowe. Njyewe? W'inzobe. Waba unkunzemo ibiki? Simbizi ariko ntabwo. Kandi utabakunda abahungu b'inzobe. Nyine urumva nanjye nakubwiye ngo bibaye ngombwa ko nkundana n'umuzungu byaba ngombwa ko nkundana nawe. Ikibazo rero ubanza ariyo mpamvu yise ugira imyaka 30 n'ingahe ni haje ni 7. Urataranuje kubera iki? Ubwo ugenda ukatira ngo se nakunda umuhungu w'inzobe. Umva nkubwire. Abahungu b'inzobe baba bafite guki? Amafaranga. Cyo bita isene. Ubu boga ari yicaranye n'amafaranga. Akira tugiye kujya mu marangi. Umva. Aransohoka. Ndamutsindiye tu. Umva gutsindira ntago biri. Ngiye wundi ndateretswe n'Imana. Ndaje umuntu uzagatewe n'Imana. Ubu ndaga umva Imana yanzanya no ndagatwaye. Yaro. Ntago byakorohera. Reka twibwirira abakunzi bacu rero igicumbi urumva ari nk'igiki wowe? Igicumbi. Nsobanuriye ntacyo nzi. Yowe aradukungumura. Ari gutungumura. Igicumbi ni filimi yacu dufite igiye gusohoka. Imeze iterero. Turi kwamamaza. Turi gushaka abakunzi bayo. Rero data nubwo muri kubona yirengagije uyu niwe boyfriend, uyu niwe uri mu rukundo uri kubica hano hanze bigacika. Mr. Bogari hari nakandi kazina naye nibeshye gushyira ku zina ryanjye. Banyita Mr. Bogari amazina yanjye yose uyamenye. Ugenda uyandika hano? Ndi kuyandika no uyandike no ku nyingi y'umutima. Turinda wo kujya ku nyingi y'umutima. Mr. Bogari, Mr. Beautiful Day, umwami w'amababy. Ubwo rero ise wongeraho umwami w'amababy kuko mvuze ngo uratereta ntibagarure. Ako ni ibisanzwe. Harimo benshi banzi abakunzi bacu benshi baranzi. Ariko urukundo ngo rumereye nabi. Urukundo. Ese ntundeba. Ndi gutebi urukundo. Dore wanambaye n'umutuku. Se barateze izaba ryari. Izaba ejo bundi. Umutima wawe izaba ejo bundi. Ubaze uyu munsi umutima wanjye. So yabayera wasanga yabaye. Ahubwo urukundo nawe wundi urukundo ngo ndi kugenda dutembera mu. Ubwira abantu bazaniye hano hanze ubazaniye iki muri sinema? Ugiye kubaha iki muri sinema muri filimi Igicumbi ugiye kubaha iki? Abantu rero ikintu ngiye kubaha mu gicumbi cy'urukundo na Mr. Bogari, Mr. Beautiful Day. Yego umwami w'amababy. Ariko nakujya ukongera uko numva amazina ya amapeti yanjye ubiyakura. Yego mwami w'amababy ngaho gira amababy rero. Umva abakobwa mwegere hino tuganire. Abahungu basohoke. Ese umuhungu ndamutereta. Yarata muguma ngaho cyane abahungu b'imibiri yombi bibikara bimwe. Abinzabe ngo nabo twabaye inshuti kuko uri role model. Yego. Uretse tubanze. Ese ko wajya ngo ugiye kogeza umupira. Ariko buriya ntitwanyarukira no muri siporo ho gatoya. Ngagira babwira nyine rega wowe bafitiye amakuru menshi nibyo nahoze mbabwira. Wahoze babwira muri iki hajya nabyibagiwe. Nyine babwira. Ariko ubwiza bwawe nabwo bwatuma umuntu anibagiwe. Ndangurutse ndagi. Ngira ngo nzojya guhana nawe ikiganiro. Iki se? Nose twavuze ibyatuzanye ukamva wambuye. Akora hata namwe mudukurikiye. Murebe no bwiza bwise kwine. Koko. Nawe turihangana. Ucha. Nose basi maguruke usigarane n'iyi ntebe nicayeho. Nese yo ntebe ndayireba miki. Ngaho rero babwira. Baseri ariko. Asha nago nakubana seri. Kereka ndeba kuri kamera gusa. Rega ureba yi. Hajya twe tugeze he? Ngaho tugeze ku makuru agezweho y'imikino. Hajya hari umujene njya numva ngo amakuru ngo y'imikino oya. Ba Axel wabasha kwigana Axel. Axel. Ura Axel. Nubwo nawe dufitanye akabazo tarakemurana. Ko kuba ari singo. Nubundi ubwo ni role model wawe. Kuko nawe ni uri gutera ikirenge mu cyabo. Hajya. Dushobora kuba tunangana. Nawe waba ukabije aho waba wigize muzehe kuko ura ni muzehe.
numuze turagushuhuje Axel Rugangura ubundi reka manze tuza abajene bara abajene bagenzi baje Axel Rugangura ariko ndasuhuza abatarashaka abagore Rigani Rugaju aho uri ngute peace bro Rigani buriya narashaka Rigani gucyari abameze gutyavuga ati mana abuya Rigani ngo yihaye imana niba zabona umukobwa mwiza mu rusengero ntabyo nzi mbono nundi mujene wita Lorenzo abandi nabayaburiya ariko rero akuvuza abimikino gusa umupira y'amaguru abimikino barabo ukunda umupira sure ubu ninjoro harayakinnye ihe kipe ni iyihe hajyane Argentine n'Ubwongereza atsinziye Argentine kwa Messi Fanande ngese ufanaga iyihe ikipe nafanaga yavuyemo ufanaga iyihe no way urayizi umeze nk'udahari ntago mu mipira mbamo ubari mba mu mipira y'amaso amaso se mipira y'amaso amaso sinayakira umupira uze sindi gukina aje mu muntu wavuze ngo amaso aragindika burara sha ntago yabeshye ubura ariyindira burayi cyabwo bwiza bwawe batihari aze mwana twavuze turi seri yuko gikabanye okay none uri kubihura arega reka nkubwire bacu umugani nguvuze uri nabayishe nyurugo uvuze uri nago bayishe nyurugo uri mwiza wagira unywa amata ase ubundi iwanyu ni he tuvuye mu mipira ajya kuringe ubundi ngiye baneretse hano ngo ugire ikiganiro tubimenye twanzure umva uretse tube tugiye mu mupira ho gatoya twe turi kuvuga ajya kubaye bajene kwizigira Rugangura Axel ariko nakwizigira nta mugore afite kuko kuri Radio Rwanda hariho abajene babiri batagira abagore oya nundi bita nuza bana mutwibutse nibandike muri comment nikoze hari umujene ugikunda ati nikojeje muri wino ngo ngira ute nago ujye umwumva mujene nago muzi usoma makuru ngo bagaseke tugapfunduriye hajya ngo tugapfunduriye ngo mu karere ka Nyagatare ngo nasanze umukobwa mwiza witwa Rita ubwo se uruvanduro bana ariko no wanzonza aho bigeze ndebeye ngaho amusara okay ariko reka nkubwire nk'ubu abantu abasheni bari singo bataranuje hajya ngo bavuga gutaranuza wababwira iki harimo nk'abo bajene ba Rugangura Axel ba Lorenzo ikintu nababwira dore ikintu nababwira ngababwira mbere na mbere ndaguheraho uberora urumoto wabo ubwo mumvire bameraho ubwo nikize niba nta mugore ngira wowe umva tuvuga twumvikana ugize nahita mpinduka bote nkigendera bote nusanga mufite nisanga umufite dore aho turi hano ntabwo nzigera nshaka nese ntuzigera ushaka warashatse urashaka ndetse ngo nisanga umufite sinzigera nshaka ushaka iki ujyahe nzaguma gutya hajya mu cyaro niho bavuga ngo umukobwa ngo yaba yaragumiye yarahise kwishyika uretse gato uretse tuza hajya umukobwa w'i Kigali ku Kigali badacana ku ziko umukobwa yagumiye aba yaragumiriwe kuri gaze komba burashaka abatagira gaze twebwe ntabwo tujya ducana ku mbabura ducana kuri gaze ese wagira ikiganza nk'iki ngiki reka turebe bavuga ko manda kandi nahinga gatore ko nta mabavu mu ntoki yes wesha none se ucukura amabuye se oya ndara nkubeta ndara nsya iyo ni stroy rero kugira ngo ndi umukozi wo mu rugo koza amasafuriya iyo ni stroy nari bireka bagira inama ngatugera inama rero ariko nawe wishyiremo wihereho ndi kuvuga abahungu nawe turagaruka no ku bakobwa nta kibazo
inama nagira abasore batarashaka mwihangane mushake pe ko muri gutuma umukobwa nkarita amera kwishyiga nako ntago nabyemera nako muri gutuma ngumirwa uhera kuri gaze oya twagomeje so mwihangane mushake cyane amamboga ari nkariya seri ngo nkunda cyane yego ubu tubwiye ko Axel wamwihebeye ibaze ko namukunze nk'inamunsi ibaze Axel ngo twarahura mu byamamare byo Ben twarahura Bruce we twari duturanye umuvandimwe n'inshuti yanjye wari uturanye na Bruce Melody twari duturanye hari Kanombe Bruce Melody hajya njya numva ngo hajya ngo akunda abakobwa ibyo niwe ubizi reka gesi ntabwo tuvuge ko Bruce Melody atabigeze muvugaho ntabwo yakubita akanyaho nari ku rwego rwe ko nari umwana afata nka sister we ntabwo yajya hari indirimbo yabize ngo ikinyafu ntacyo yagushwituye ikijyanara mwana nyagasani rero reka mubwire iki ntacyo yankubise ngaho ariko yarakubatije yafatirije he koko buriya mwayo maguru mashyashya ntabwo yakubisemo umushwiti umushyashya oya umwana yavuguti munsi y'igitanda reka nkubwire basi reka tujemo seriye gato wo kunyibasira oya ariko nawe ni uba wabitangiye buriya mba nitonze nashatse kwitonda ubu witonze urarangiza wiyujuje unimene reka nkubwire buriya wibuca kuneza aho dusengana ubundi reka nkubwire ese ubundi kirisize ho hari umugore agira ako nawe rero arashaje wimwibasira uriya mwana aracyari mutoya se yigize imyaka 30 bukiri mutoya ubundi niyo mpamvu abakobwa b'i Kigali muri gutuma batabona abagabo ako namwe abakobwa tubagarutseho muri kwiyagaraho mukuriza ibiciro ngo sinakunda umusore udafite vewiti iwanyu murayitunze ariko nibyo reka tuvuge ibintu dusubire bintu rwose aho uri kuza ku ntebe turabizi ko nta vewiti ngira nawe ntayo ugira ubwo si ubwo nakwemera nshingiye kuki mbabarira umbwiza ukuri kandi naho muhera mudutondagira waterese uwo muri ku rwego rumwe ukwemeye ukareka kuza kuwa kwanze nyine ari gushaka vewiti niba umukobwa yumva vewiti ari yizamurongora wakweza vewiti zitera inda ahubwo se urajya gushaka umuntu ufite vewiti bakagusaba vewiti urajya gushaka umuntu ufite vewiti nayo ugira nta n'uwo mu muryango w'iwanyu wayitunze niyo mpamvu rero ndi kubanza kuyishaka igishake rero ubundi uzabona ushaka wa vewiti ariko muri umuntu ufite vewiti anyandikira ngo sinashaka umusore udafite vewiti ako mari kubivuga nk'aho ari njye uri kubibwira ngewe nigeze wigeze uneretse ubundi bwaribwe wamvuyeho ariko ari mwiza ariko najya ngwiho hajya nibijo ngwiho akoshe mana ampuchuri wewe twari yadukora iki kiganiro cyo koze mu mbabarire mu bisibe dutangire kuko Shadow navi masisi ngwe no nigeze reka nkwita gaseri kigeze kumbaho naterese umukobwa yari umwana we wabo afite ibiciro no nyine ndagenda ashazo ariko nanjye ndabifite nuko wenda byaje gucama ariko cyangwa bikiri nari mfite nkajya niri cyangwa urabajyane mutira mbaye mbihanangirije bibabwira ubare abajyane mutira cyambaye mbihanangirije kuko nta kibereyemo nateye niyemeye ku mukobwa ubwo nari nakubiseho agatimba agakweti white agapantaro natsatse mbese mwabakobwa mwe mwabyumvisha bimwe nyababwira mukagira ngo nayanjye none umwana aravuga ati umwana ati umujene ko ari kwikofi none nifatira ikofi yanjye ndagenda nicira ibipapuro nikubitiramo ikofi iragendera byimba ibipapuro kuyo bagufata bari bugufunge wakintu ibamvuga bari bugufunge nyine nk'umutubuzi no se abona ngiye gutuburi ko byari biri mu pantaro yanjye byari biri mu ipantaro ugiye kubimaza iki kujya show fasha umutubuzi kujya show waraye nizere ko yakwanze umva nizere ko yakubeze ntago yanyanze
byagenze ariko undi naciye imyenda yanambutse abonye umukobwa nipebe aravuga ati yewe gawe ati ko imyenda yanjye utarayizana sinaryima natangiye nkajya ndeba gutya mbwira umukobwa ati ndagiye mpita ninkuramo telefone indi yitabishwa ati haro ati ndaje umujene aramuneza nawe ati we muzihe ndamwihakana ariko reka mbabwire mwabajene ibintu byo gutira cyambaye mbakura inzira ku muntu nta bori irimo noneho umujene umubebi nawe ati ndatashye ubwo ati ntaribi ati genda ubanze ukiranuke n'uwo mutubuzi wawe umukobwa aragenda arantungura asanga ndi umuhinzi arabwira ati iwacu turacuruza arangije gusanga ndi guhekenya n'ibijumba sha ntaho turi kwerekeza nta hantu turi kwerekeza gute isi yararangiye nose niba umuhungu nkawe w'umujene tubwiye ko wari utarabona amafaranga ariko ubu ngubu naje kuri warakaje ati tuvugishe ukuri niba yifata kari ibyo njya mbwira abakobwa b'iyi minsi ngo udupira mutugendeshe gake ubwo iyo aza kukwemerera ukamutera nk'inda yarangiza akaza kuzaniye umwana wamuteye inda agasanga uri mu bijumba waramubeshye ko ucuruza nawe akabihekenya imyenda warayitiye ye baba agahekenya ibijumba ibaza umusore ujya gutereta yatiye imyenda abasore bajya gutereta batiye imyenda ndabashuje wallahi uri kubavuga ubu ngubu aruza kuri mubingwa nawe arakabya aruvuza ati mana we aturamujene arabaneza aho dusengana niyo mpamvu rita nzajya nkunda abo kwivuka iwacu mwe muri tayari mwacukuranye ibijumba mwirukankanye imisiri ariko ugaragara nk'umuntu wakoze mu gishanga cy'umukene iwacu ntabwo ari mu cyaro ni hehe iwanyu ni he mu mujyi mwiza mu mujyi he ndahagukumbuye hehe nyine utahavuga ako kunyibaraguza aho wavuze iwanyu wowe none se ndakubaje urambye unyemeye ati ni mu mwigingwe none ugiye kubihindura bato ntago ntabwo turi muri bato ugiye kutwemera ngo wavukiye i Kigali abakobwa b'i Kigali bavuga ko ari abanebwe urumva navuga ko ndi uw'i Kigali nese wari umuki hajya ngo uri umukozi njya hari ubunebwe nabonye wabonye mfite amababa nayo dore ikiganza cyanjye ngiki hano yerekana wibuke ko nkora njyewe reka nkubwire n'icyo nkora ndi umusiporutifu ukunyumva neza rero njyewe iyo ndi muri siporo ndaterura kiriya cyuma nicyo cyanteye utu tuntu uri kubona ugendesha amaboko murebe ubu umuntu uhinga ameze nkanjye ako guhinga rero biranagabura niyo nahinga abahinzi mwubahwe turabashuhuje kuko nimwe mutumye abahinzi mwubahe nimwe mutumye njya kuri size sha ako ariko kunyereka ukiri ka maneke yewe ubivuze ko ndabyibushye uratukana ndabona barazanye n'ibiceke yewe biri he singibi de uri gufata inda yanjye umajije gushyiramo umuceri ugiye no gushyiramo undi uyibasira uvuge ngo hagati aho uyu ni umutetsi akora mu gikoni cy'iwacu wari watinze no kubivuga cyakoze si guteka ndavuga kumbushe mukanya uraje ubwe ngo ubundi ngiye niyo mpamvu ntajya nkorana nawe bajya baguhereza abandi uyu nguyu impamvu nabwiye ngo afite amabavu uyu niwe udutekera niwe woza amasahani y'iwacu n'amasafuriya umuntu ufata situruwayi amabavu ari he nta kibazo reba do yarahiye gaze yaramutwitse hano kuko mana mumbwire mbereke niba aho ahangaha dore ahangaha siwe wabiteye nganyumvira ibanga nicyo yibagiwe kandi basi reka twivugire ku bandi bantu tugira inama abakunzi bacu badukurikiranye kuko ndabona ibyawe byose ni intambara ntabwo ndi mu ntambara hagati aho rero reka tubwire abakunzi bacu badukurikiranye mube tayari tugiye kubaha filimi iri mu rukundo rwiza rwa nyarwo tugiye kwibutsa ababyeyi bacu nibo bagiraga urukundo njya numva ngo abantu bakundanaga ngo ni abakera tugiye kubereka urukundo rw'ukuri nyine abantu
bagikundana by'ukuri tugiye kubavugaho. Twe tumaze iminsi dukundana inkundo z'ubu baterana amadabi bagashwana yewe nyine ni kukageza. Ubu tuvuge ko urukundo rwawe rutemba nk'umugezi nta nubwo ujya ukama uhora utemba pe. Wifurije umva mwa basore mwereka ababwire ritagiye kubatuburira ngo agire urukundo afite umutima ni nk'ibuye yewe we umutima ni nk'ibuye abuzimara kutaraneleta waretse kunse none se reka mubaze nk'ubu nguterese ntiwanyuma nise nagutereta gute umutima wuziritse muri make nyine uri kunsabya kuko uzi ko ntakwemera jya uvuga ibintu mu mazina yawe. Oya ntago ariyo mpamvu. Niyo mpamvu ejo bundi wa mutipe wageze wacu tuwamuhushijwe amaminwa yawe mbwira kubana nawe biragakubita niyo mukuhushijwe amaminwa. Ngewe ushatse kuvuga ko ndi umunyamahanga arambeshye ikibazo murabizi nditonda uretse umunwa nakoze umunwa byonyine nta kindi ahubwo ndashoje wabimaze mu ndebere babi babwiraga abahungu b'inzobe bagize bate nkuko twabitangiye bagira utugese so rero reka rushatse kuvuga ndakwanguye reka sha twikorera ikiganiro ngaho rero bantu bacu turabakunda cyane ntibakore subscribe share na comment ikindi kintu bajye muri comment mbabare muserereze uyu muntu abo dufatanyije umutwe wo kwanga abagazungu rero uduseya twiza yo ako sindi bogari rata umva reka nkubwire kuburi ako ubundi iyo mbona umbona uzi ikintu kuri wowe nzi nkunda cya mbere na mbere nkunda ikiko tudashyizemo montage ntukabye ibintu biriho tubanze duhere ku bintu nanga mbwira ikintu cya mbere na mbere nanga inzobe yawe yego icyo niyo abandi bamu cya kabiri nkanga umunwa wawe warananiye uzawushyira muraturanye icya gatatu nta kindi ngaho ndahata ibyo byiza ubundi ngejo icya mbere nkunda ko umutima mwiza wigirira ndawubatuye agira umutima mwiza pe ku bakobwa umutima mwiza se warawubonye donde yego mubyeyi wawe ngenda kubyaye ise ngenda kubye ngo urambye ni muhakuye mama niyame kwishituye muhu yego muko nakumvishe mukongo usabye amahoro ya senkana y'ijana ndayifitiye uyakuye twakomeje ikindi kintu afite nkunda pe nabeshye mvugisha ukuri ubwo n'umusore ugifite ahita avuga ngo confirm nkunda ubwoya bw'iki bw'umuntu none bishatse kumbwira ngo nge ndi ingagi oya ubwoya kandi ubwoya exactly iwe no nzamure akaguru okay ndaje nsabe cameraman abwerekane nta kibazo unabwo aho wicaye mbabarira werekana ubwoya bw'uyu mwana ufite ubwoya bwe kandi nkunda abahungu bafite ubwoya ubuze ko tuvuge ko nimpke hajya nimpke niki urazigira wa mugani imwe murazigira turebe aya jaho utazareba utazateruye ko kwintu reke bigaze mwiro mwere turebe iki irebone warayi confirmed umwana umubebe yanararobye ngajya ni wankunda okay nibyo ngibyo haje mu kanya twaye turi kuvuga tujye kubwira abakunzi bacu ukuri niba dushyigikire Petro keneye ubufasha bwanyu hagati aho ngaho ariko dushuhuje abantu bari mu rukundo mugerageze iyi filimi nyiza umva nanze ndi mu rukundo we bavuga tubigisha urukundo rwanya rwo urukundo cyo umva abasore mutazi gutereta filimi yacu irimo gutanga keya zanya abasore bo mutazi gutereta ndahari nka Mr. Bogari Mr. Beautiful Day Mr. Bogari umwami w'amabebe mwegere muri message munyegere muri comment mumwegere ndahari bose do umva urukundo ruzamuka gucya gake ku maeskariye tape kure tape ambonye so ikindi kintu kirimo ku bantu bahemuka nabo ntago twabibagiwe harimo abantu ariko natana n'abantu mukunda guheheta ndabashuhuje nabwo birimo guheheta
n'abapfubuzi ntago nabaye ariko nta mupfubuzi dukuri ariko murata mujye nako ni umwuga umukuru w'igihugu wacu yaravuze ati cyambere ni umwuga bro. abantu bakunda guhirika ku myambarire namwe twongeye kubasubiza murabona ko ndi kugenda mbasatira muri iyi minsi rero mutagira ariko ntabyo nari nabitekerejeho ku myambarire. Reka mbanze mbabwire ahubwo n'abantu mu bunuzano basuhuje dore ubu twari turi muri shuri nambaye nyakwa ko twari turi muri shuri muragiye nambara amapantaro ubundi ngiye kunda amapantaro nujya no kuma gift uzangurira ipantaro kuko nkunda ipantaro ayisoya saswe izindi nkunda amapantaro pe yego twayonyo kandi ateye nk'abahungu sinyarambara bwabo pantaro bw'abakobwa ngo bo baziritse ariko ko mbona ko ariko reka mubwire wapfubye nk'umuhungu ni ukuri ntago ubeshye na data arabizi niyo mpamvu yabimenya akahita anyifishima ubu ngubu ntago twereka abantu bari kuri kamera tere kutari umuhungu kutafite ya boro y'abahungu ngabarirwa nihishe mu myenda se udatuma uwa nkundaga kurica nawe nyanga hari umutipu nkunda kandi nanjye ndagukunda ndanagushubuje amakuru arakubeshya we rero kungikira akajisho wimaruswa nayo ngeneye mu gihugu cyacu naruswa ibamo. Okay we muhungu nkunda komeza unkunde we ratamenya ko ushobora gukunda umukobwa uvanze n'umuhungu urumva rero nkubwire reka tugisubike iki kiganiro tuzaba turi oya umva reka tubisonze tubivireho rero ubu ngubu ntabwo ufite igitukweti n'imbukweti azereka nkubwire mazi nyine bwari dukora icyatuzanye ni yaje ni gigi atuzanye twaje kwamamaza ariko tugomba kubwira n'abakunzi bacu uko umeze muri make nyine urumva reka nawe tugukoreye ikiganiro ubu nabaye ikiganiro ariko rero nubwo waba uri umuhungu waba uri keza sure banyemera abajene bakora bana ndakijijwe wimenera agakiza rero ndabarira kandi karamenetse cyane ko nkarambika hasi aje ubu ngubu uri singo apana searching singo ubu se ngusacinze mu mbuga zose banakubona oya kandi navuze ngo apana searching uri singo bisanzwe nkatata ndaho ndi singo ndi gushaka umugabo wa wundi se mwamufitanyije mwakundanaga n'undi bimeze bite nari mfite umukunzi muri iyi minsi nkunda cyane pe ndamushuhuje Eric abantu bitwa ba Eric ndabashuhuje ariko pe nta nubwo ubeshye ibaze ko niyo umurebye abafite banje baramurebaga ati sha ati we nakiri akirimo ati niyambariye byanze ati yambariye byanze oya ariko ntago ariyo mpamvu namuhonda kuko bazi gutanga care so rero nari ndi kubagira inama abakunzi ba Rita bagiriye inama muze muri naturere muze kudutereta muri naturere icyo cyari kituzanye twari tubabajwe n'abana bari hano hanze bari kurira kubera mwebwe muri kubatereta mwigiza abo mutari bo mwatugeza mu rugo tugasanga byacitse muri abandi bantu so nababwiye story nuyababwira story wowe wabagiriye ihe nama abakunzi bacu dusoza mbere na mbere ikintu nabwira abajene badukurikiye bakora amaboko mu mufuka bakore bashaka ikintu kiti bita amafaranga kuko ntabwo uzajya gutereta umukobwa ati imyenda ntugira umwaka nyina yo mukahurira ikibazo none ubaze wa mwaka mukaba mumukunda mwembi ndabona hahera guserereza si imyenda gusa nari n'abatira amamodoka hari n'abatira amageto geto yo kugira ute ngo no kujya kugicyana yavuga uti munsi y'igitanda rero inama nabagira mukuramo ku mufuka mukore ariko cyane cyane abantu mutira imyenda mbaye mbakora inzira ku murimo ntabwo bigezweho
mujeni nimba uziko ntacyo uhomba nta n'icyo ukiza jya gutereta ukuri murakoze cyane rero nibakore subscribe ikindi dukunda comment zanyu mana noneho muri kunshimisha rero reka mbabwire nje nkunda like niyo mpamvu ndi gusa guki okay ngiye nkunda comment mu mutuki muri comment mu mutuki narebazo nta kibazo abo gutukana ntago ari umuco mwiza kandi uko abantu ke oya ntago ari nyine bagutuka ibitutsi byiza turagukunda tukwitayeho turagutegereje kukubona urukundo Gicumbi rero turayisohora vuba ngaha ni mutwereke ko mudushyigikiye gusa byonyine ibyo turi kubasaba ubundi twete dusohora filimi y'umuriro umva imwe uje zira bato turi kubereka zira bato ni bamwe mu bakinnyi turi gutoranyamo bari kuza muri iriya filimi biriya muri kubona nibyo tugiye guterura dutereke hariya nabonye harimo abantu batutse mama cyangwa ngo ni umwana mubi ngo ni mukase mubi nuriya nyine uriya muri kubona hariya niwe tugiye gusohora so rero yaberekaga uwariwe mutore mwo guceceka nimugera kuri ritaho rero Jaya ewan ko niko ngiye kunkubita wow